Hello, tubahaye ikaze kuri Chika Care, dushimira abantu mwese mukomeje kutwereka urukundo, mukora subscribe, muduha comment ndetse n'abantu basharinga ibiganiro byacu, turabashimiye kandi mwumve ko tubazirikana muri abantu b'agaciro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ari ingenzi kandi ari ngombwa cyane kugaburira umwana ugeze igihe cyo gufata imfashabere ibyo kurya bikize kuri fer cyangwa se iron. Mbere y'uko tureba impamvu ari ngombwa, reka tubanze ubundi twibaze iron ni iki cyangwa se icyo benshi mu Kinyarwanda bita ubutare. Iron ni intungamubiri ikenewe mu gukora icyo bita hemoglobine. Hemoglobine ni poroteyine iba mu maraso ifasha gukura oxygene ku bihaha yijyana mu bindi bice by'umubiri. None se reka twibaze ikindi kibazo. Iron ni gute ifasha umubiri w'umwana? Umwana utabonye iron ubundi yaba iki? Ni ukuvuga ngo iron ikintu cya mbere imariye umubiri w'umwana, ifasha mu gutuma umubiri we ugira imbaraga. Icya kabiri, ifasha mu kubaka ubudahangarwa bw'umubiri butuma umwana atarwaragurika. Icya gatatu, ifasha mu kubaho k'ubwonko no gutuma bukura, icyo twakwita brain development na brain growth. Reka noneho turebere hamwe impamvu ari ingenzi kugaburira umwana guhera ku mezi 6 atangiye gufata imfashabere, kumugaburira ibyo kurya bikize kuri fer. Ni ukuvuga ngo iyo umwana akiri mu nda ataravuka, kimwe mu bintu atangira gukoraho stock azavukana harimo fer. Atangira gustoka fer ayikura kuri mama we, akayisitoringa kugira ngo azayivukane. Iyo iron avukana ayikoresha mu gihe cy'amezi 6 yunganiwe n'ubundi n'iyindi akomeza gukura mu mashereka cyangwa se mu mata y'abana niba ari umwana utagize amahirwe yo konka. Iyo rero iron avukana iyo agejeje amezi 6 itangira kugabanyuka mu buryo buri automatique. Niyo mpamvu ari ingenzi yuko kimwe mu bintu aheraho igihe atangiye gufata imfashabere bigomba kuba byiganjemo iron. Hano turahita tuboneraho no kugira ababyeyi inama, niba uhisemo konsa usabwa kuba committed ugafata indyo yuzuye. Ni ukuvuga ngo nawe ibyo kurya byawe mu gihe cyose wonsa byakabaye byiganjemo fer kugira ngo umwana nawe abone iyo akura mu mashereka. Niyo mpamvu konsa ni commitment, niyo mpamvu itagirwa n'abantu bose. Wowe rero wiyemeje konsa, making sure yuko ufata indyo yuzuye yiganjemo fer kugira ngo umwana atazagira iron deficiency muri cya gihe umwonsa atarageza igihe cyo gufata imfashabere. Ubundi umwana mu mezi 12 ya mbere y'ubuzima, ikigero cye cyo gukura kiba cyihuta cyane cyangwa se kiba kiri hejuru, cyo twakwita growth rate, kiba cyihuta cyane kurusha mu yandi mezi azakurikiraho. Iyo rero umwana agize ibibazo byo kubura iron mu mezi 12 ya mbere, aba ashobora kugira ibibazo byo kurwaragurika, kudakura neza haba mu gihagararo ndetse no mu bwonko. Kandi uko kudakura neza hari igihe kuba permanent kuko hari ibitaba reversible. Hagati y'amezi 6 n'amezi 28, ni ukuvuga ubwo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2, ubwonko bw'umwana buba bukura cyane kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Muri icyo gihe iyo umwana atabonye fer ihagije, bishobora kumutera ibibazo birimo kwangirika kw'imiyoboro y'ubwonko, kugabanya ubushobozi bwe bwo kwibuka, kugabanuka k'ubushobozi bwe bwo kwiga, ugasanga umwana mu ishuri ntabwo afata neza, ikindi ugasanga ari inyuma umugereranyije n'abandi bana bangana bo bakuze neza. Ikindi bishobora kumutera ibibazo mu myitwarire, kandi ibyo bibazo ni ibibazo bishobora kuba permanent iyo icyo kibazo kidafatiranywe hakiri kare. Babyeyi murumva yuko iron ni intungamubiri y'ingenzi
kugira ngo umwana akure neza cyane cyane mu myaka ya mbere y'ubuzima bwe. So niyo mpamvu ni ingenzi ko umekinga shuwa yuko muri icyo gihe ibyo kurya by'umwana ari wowe ubimutegurira, ukamekinga shuwa yuko izo ntungamubiri zirimo. Ababyeyi benshi bakunze gukora amakosa yo kurekera abana abatantine, ariko ntabwo ari byo. Abatantine benshi ntabwo basobanukiwe iby'imirire. Wowe rero mubyeyi, ni inshingano yawe gutegurira umwana wawe ibyo kurya, ukamekinga shuwa ko birimo intungamubiri zihagije zimufasha gukura neza, nubwo wenda waba udafite umwanya wo kubimugaburira ukabisigira uwo mutantine ngo aze kubimuha, ariko ari wowe wabiteguye. Reka noneho turebe mbese iyo ya iron deficiency umwana yayigize kuva ku mezi 6 agakomeza ku myaka 2 ndetse akaba ashobora no gukomeza kugeza ku myaka 5 itari yaboneka cyangwa se itari yavurwa, bigenda biti. Ni ukuvuga ngo iyo itavuwe ikamara igihe kirekire, iyi developamo icyo bita severe chronic anemia. Ni ukuvuga ngo urumva ni anemia ariko iri chronic, ntabwo ari cya kintu kikira noneho byabaye chronic. Iyo rero byabaye chronic n'ubundi kuko iminite y'umwana iba isanzwe iri hasi, umwana n'ubundi ahora arwaragurika, niwe wa mwana uzabona ahora arwaragurika buri munsi, nta buzima bwiza afite. Ikindi umwana kubera ko ubwonko bwe buba butidevelopa uko bikwiriye, agira imyaka y'ishuri ariko ubwonko bwe ntibube buri ready for school. Igihe cyose yajya kwiga, niba ari umwana ugejeje igihe cyo kujya mu wa mbere primaire, ariko ugasanga ubwonko bwe bwo buri nko kuba yakabaye ari nko muri nursery 1. So urumva ko ni ikintu cy'affect umubiri mu buryo buri physique, kikafekta n'ubwonko. Ikindi bishobora gutuma umwana agira imyitwarire mibi, ukabona ni wa mwana uri aggressive, uhora ashaka kurwana n'abandi, uhora avuga nabi, kuko kubura kwa iron mu mubiri w'umwana bituma agira n'imyitwarire, bishobora gutuma agira imyitwarire itari myiza biturutse no kuba atarimo gukura neza. Ikindi bishobora gutuma umwana aba mugufiya. Iron deficiency iri linked no kuba umwana ashobora kuba muremure cyangwa akaba mugufiya igihe atayibonye ihagije muri cya gihe cy'imyaka 5 ya mbere. Ushobora kwibaza uti se ni gute iron deficient ishobora gutuma umwana aba mugufiya cyangwa se akaba na mutoya muri size? Impamvu umwana wagize ibibazo bya iron deficiency akiri mutoya bishobora kumwafekta mu buryo bwo kuba mugufiya ndetse no kuba mutoya muri size, ni ukubera yuko iron ifasha muri bone development ndetse no mu gukura kw'ama cells. So biravuze ngo iyo atayibonye ihagije akiri mutoya, birumvikana ko byafekta imikurire y'amagufwa ndetse na cells development, kandi aribyo bituma umwana aba muremure. Reka noneho twibaze, ese ingaruka zose umwana yagize ziturutse kuri iron deficiency iyo itavuwe kare, mbese aho ibonekeye bishobora kuvurwa bigakira? Igisubizo ni oya. Ntabwo ari ingaruka zose cyangwa se ntabwo ari ibintu byose bisubira uko byari biri iyo umwana avuwe iron deficiency. Kuvurwa, ikintu cyonyine bifasha bikiza anemia, ariko kwangirika k'ubwonko iyo bisanze kwarabayeho, cyangwa se ubushobozi bwo kwiga iyo bisanze bwaramaze kubaho, bwarasubiye inyuma, cyangwa se kuba mugufiya agasanga byamaze kuba affected, ibyo ntabwo bisubira inyuma. Aravurwa anemia agakira, ariko ya brain damage igumaho, cyangwa se ya learning difficulties nayo igumaho, ndetse na kwa kuba mugufiya bigumaho. So parents, be careful. Igihe cyose ubonye umwana wawe afite intege nkeya, ubona atarimo gukura neza, ndavuga mu kwiyongera ibiro, cyangwa se ukabona n'umwana uhora arwaragurika bya buri kanya, ihutire kumujyana kwa muganga kugira ngo basuzume yuko adafite anemia cyangwa se adafite iron deficiency. Iyo ifatiranywe hakiri kare,
muganga aba ashobora kuguha iron supplement ndetse akaguha n'inama z'uburyo wagerageza kuristoringa blood health cyangwa se navuga ngo kuristoringa ubuzima bwe bw'amaraso no gutuma asubira gukura neza. Uburyo bwiza bwo kwirinda iron deficiency ni uko utangira hakiri kare kuva umwana agize amezi 6 aho atangiye gufata imfashabere, ukamugaburira ibyo kurya birimo iron kandi ukabikora buri munsi. Ntabwo ari ikintu ukora uyu munsi ngo ejo uhagarike, ni ikintu ugomba gukora buri munsi kuva ku mezi 6 gukomeza ubuzima bwe bwose, kuko nta myaka n'imwe, nta kigero cy'imyaka gihari umuntu adakeneye iron. Nubikora gutyo buri munsi umwana azakura neza, haba mu gihagararo haba no mu bwonko. Reka noneho turebere hamwe ese ni ibihe byo kurya bikize kuri iron kurusha ibindi. Icya mbere harimo inyama zitukura cyangwa se red meat, ikindi inyama y'umwijima, ikindi amafi, amagi, ibishyimbo, amashaza, imboga z'icyatsi kibisi nka dodo na epinari. Ibyo byose byuzuyemo iron. Ikindi kintu tutakwirengagiza tukivuga kuri iron, igihe cyose ugaburiye umwana wawe ibyo kurya birimo iron, ugomba kubihuza n'ibyo kurya birimo vitamine C cyangwa se vitamine C. Kubera iki ari ngombwa yuko ibiryo birimo iron bijyana n'ibirimo vitamine C? Vitamine C ifasha muri absorption cyangwa se iron absorption. So igihe cyose ushobora gufata ibyo kurya birimo feri ariko ukagira iron deficiency n'ubundi, kubera yuko umubiri wawe udafite vitamine C ihagije yo gupushinga ngo ya iron ibe absorb. So nabyo ni ukubyitaho igihe cyose ugaburiye umwana, muha ibyo kurya, indyo yuzuye irimo iron nk'uko tumaze kubibona, hanyuma umwongerereho n'ibindi bintu bikize kuri vitamine C. Reka noneho turebere hamwe ibyo kurya bikize kuri vitamine C. Icya mbere amaronji, indimu, inanasi, inyanya, ibinyomoro, watermelon n'imboga z'icyatsi kibisi. Iyo ibyo bintu ubirishije bya bindi tumaze kubona bikize kuri feri, umubiri wawe ubifata neza. Ikindi nabongereraho ku bana bakiri batoya bataramenya guhekenya, badafite amenyo, ni byiza yuko inyama cyangwa ibishyimbo cyangwa ibindi bintu byose bikize kuri feri ugiye kumugaburira ubishyira muri fomu imworohereza kumira bitamunize cyangwa se bitamugoye. So niba ari inyama cyangwa ibishyimbo cyangwa ibindi, ni byiza kubanza ukabiteka amasaha menshi kugeza byoroshye, hanyuma ukabinomba cyangwa se ukabisya muri blender kugira ngo ubishyire muri forume ibasha kumworohereza kubimira. Dusoza, buri mwana wese akeneye ibyiza kuko umwana ni umugisha ku muryango we ndetse no ku gihugu. Iyo ugaburiye umwana wawe neza uyu munsi, uba umurinze ibibazo by'ubuzima by'ejo hazaza. Mureke tubagaburire neza, bakure neza kuko abana bacu niryo shema ryacu. Mwakoze gukurikira video yose. Niba uri mushyashya hano, ntiwibagirwe gukora subscribe, comment, like ndetse no gusharinga iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi. Mwakoze, naho ubutaha.